amashyi menshi cyane. Neri zamura icyo kiganza umwambika impeta. Amashyi menshi cyane twinjiye mu byishimo by'uyu mugoroba. Amashyi menshi cyane n'impundu. That's the celebration. Celebration. Félicitations, congratulations, Nelly. Wow. Hanyuma rero mutwereke uko muzasangira mu rugo rwanyu. None ga mugihe bahaye bafungura impano ndabonye ngo jewe nk'umwana w'umurenge nshimire cyane. Nta munyamurenge uzuvuga ijambo atabanje ngo dushimire Imana. Abantu bemera Imana dushimire. None Mutabazi turakunezerewe cyane muri Fine Media. Ikindi kandi utwaye umugore nk'utwaye umugore. Jariya nawe turakunezerewe. Jariya mu banyamurenge bazaga ngo ni jari. Jariya we turakunezerewe cyane. Uzagenda ugira urugo rwiza, uzaba urugo rugendwa. Kandi abantu bari aha ngaha biganye na Jariya arabona ari paye mbona b'abakobwa mu kinyamurenge y'umunsi y'umugabo bazavuga ngo yajenze. Tugwanye dayimoni wo kujinga nyabuna. Ureke natwe dushaka abagabo. Abasore bari aha jewe ndahari ndacara umukobwa ibindi Imana iduhana umugisha. Amashyi menshi cyane. Muzamure iyo mpano tuyereke abateraniye aha. Amashyi menshi cyane. Ya foto. Muyereke imiryango. Amashyi menshi cyane. Mu masaha make cyane gahunda bamaze kuyikora. Hanyuma dufate ifoto ya Fine Media Team turi kumwe igaragaza n'impano mwateguriye Nelly. Dufate ifoto muri kumwe. Ari hafi na KECAPU kugira ngo bamenya muri kumubona. Kanimba muri kumubona, mubanze musuhuza umugeni. Muri kubona pole pole sampole. Aba bose rero ni bamwe mu bakina muri bamenya bahagarariye abandi. Reka rero twumve bamenya ijambo rijyanye. Kanimba KECAPU bamugutwaye igera Soleil. Kanimba egera Soleil kugira ngo twumve bamenya atubwire ijambo rijyanye n'impano mwateguye. Mwiriwe neza. Ni Bamenya series ni timu ngari cyane. Twishimiye mbere na mbere ko twakiriye Jari muri Bamenya series. Twatara kwakiriye muri BBG. Amashyi menshi ari ku muntu tubonye mushyashya. Akase. Rero ikintu cyadushimishije cya mbere muri Bamenya series hari ukuntu muri film umuntu ashaka umugore yamara kumushaka bikavuga ko mbiyanga ave muri film. Ariko twe twagize icyizere cy'uko Jarike amaze imyaka myinshi akundana na KECAPU kandi mubona muri filime. Ndavuga ati n'ubundi ko umuherekeza buri munsi rero reka rero tugukastinge winjiremo, siko twabipanzira, winjiremo nawe tubere umukinnyi noneho ujye ukinisha umugore wawe. Amashyi menshi cyane. Urumva rero kugira ngo Kanimba tuzongera kugira ishyari umugore we yari mu mahanga wa kera tujya kumuzana kugira ngo bigende neza bigaragare neza imbere y'abakiriya. Sibyo abakiriya ni abashyitsi. Rero Jarike tubifurije kugira urugo ruhire rurangwa n'amahoro n'Imana ndetse n'amafaranga. Tukubifurije no kugira urugo rurimo roho ntagatifu, roho nziza cyane
Imana izahoze umugisha, ihoze amahoro mu rugo rwanyu, ihoze ibyiza mu biganza byanyu ndetse n'ababagana. Dufite impano twateguye kuri uyu munsi, yadufashe umwanya munini kuko umuntu wari ugiye kuyizana yari hanze, turamutegereza paka araza, tuje twirukanka ariko tumaze umwanya hano kugira ngo ayiduhereze kuko bijya byatugoye kuyitumiza. Rero uraza kugera mu rugo na KECAPU, uze kuyifata murayipfungura murebe ibyiza birimo. Ikindi tubemereye nyuma nimara kuruhuka nk'iminsi mike, muziza tubumvishe ku butamu bwa sinema, tubereke n'amafaranga avamo, turangiza tubahe n'akaruhuko k'iminsi nk'itanu mumeze neza muri ibi bisi. Tugafatira kacu. Rero nta kindi, utwaye umugore kabisa, mwenyewe kabisa. Ozi kubona umugore usuka nguku nta kindi kirungo cyewe sigavaze bino minsi. Ashatse umugore agiye koga ndagaruka abaye igikara. Amashyi menshi cyane dushimire Bamenya series, barakoze cyane. Dufate ifoto muri kumwe. Ko mwaduteye umugongo. Mwaduteye umugongo. Ba filime hano mu Rwanda, umukobwa w'icyamamare umenyekanye cyane muri filime yitwa Bamenya, yitwa n'umunyamakuru wacu wa RBA bamaze kuvugira. N'ibyishimo bikomeye cyane uyu wa gatandatu ntuzibagirana muri filime yitwa Bamenya yo mu Rwanda. Umunyamakuru wa radiyo Rwanda na televiziyo Rwanda ubwo yahageraga yasanze umwe mu basaza umu Alhaji afite ijambo agira ati ukuri turizera cyane, bari tumaze igihe dutegereje ubukwe umukobwa wacu. Ngira ngo murabizi nanagiye ku isafari kurira muri Tanzania, ariko navuze ndi ngomba kuba mpari. Uyu musaza kandi yavuze ko yishimiye cyane ubu bukwe ubwo yikirizwaga n'umwe mu banyamakuru b'inshuti zihariye za Mutabazi kuri radiyo, wagize uti ijana na kane n'igice kimwe Eliz Power FM. You know what? My guy, this coming weekend twari kumwe kuri restaurant yitwa Uncle. Arambwira ati Austin, you know, this coming weekend nzaba ndi muri mariage. I will be celebrating the Lord. Gusa ariko umuhanzi akaba n'umunyamakuru Uncle Austin mu magambo yihariye yabwiye Mutabazi Jean-Luc harimo nakubiye muri bimwe mu bihangano bye agira ati ufashe icyangwa cy'umutima uhora ku mutima maroko. Amashyi menshi cyane mu kabya umunyamakuru Uncle Austin. Umwe mu butumwa kandi yahaye Neri cyangwa se KECAPU yambwiye ati uzizirike ku mugabo wawe niba ngombwa uzamuririmbira uti nzakwizirikaho uwo nkunda ni wowe, tuzamure uwo nifuza ni wowe, nutebera pe wowe, nzakwizirika. Amashyi menshi cyane. Ntabwo ari umuhanzi Austin ndetse n'uwo mubyeyi gusa bagaragaye muri ibi birori, cyane ko ari umwe mu babyeyi umuryango Jean-Luc avukamo. Uyu mubyeyi we akaba yatunguranye cyane ko abo bayobozi mu Rwanda bakoze imirimo itandukanye. Akaba yagize ati yaho nari nicaye hari inyuma, maze mbibwire, nitwa François Kanimba, ndishimye cyane kuba dushyigikiye umuhungu wacu Jean-Luc. Nk'ababyeyi turi fieri y'intambwe uteye. Giye guhaguruka bavuze bati ubwo yafashe ijambo agiye kuvuga ibijyanye n'amafaranga, agiye kuvuga ibintu bya minicom, ariko burya ubutunzi bukomeye ntabwo ari amafaranga. Ubutunzi bukomeye no kugira urugo rwiza, no kugira. Nitwa Medi, umuhanzi nyarwanda ariko muri Amerika. I just came last night. I couldn't when we passed by and say hi to Nelly and yeah, clap for her. She's very beautiful.
So she's one of my friends since 2014. Ndibuka ko ari ndi yakona cyane nkiri mu Rwanda muri 2010 or 11 yitwa. Turakomeza kubagezaho gahunda zari mukomeza mukurikira televiziyo y'u Rwanda twa bienvenue Uramutse ntakomeye amashyi. Reka nsabe babakobwa batere intambwe begere Jalia kugira ngo we n'umugabo we baze gusangira umutsima wavugiwe mu rugo rwabo ndetse tuze no kubaho umwanya bawusangire. Muteteshe rwose umureki abanza aruhuke yongera amwenyure amashyi menshi. Undi duhanga amaso Jean-Luc atetesha umugore we. Amashyi menshi cyane. Jean-Luc komeza rwose umusangize imiryango iragushyigikiye. Gutanga telefone ni 0788 35 18 85. Y'urugo rwabo. Tubagezaho impano y'umuryango rw'abutogo, impano tubagezaho n'urwandiko twandikiye Mutabazi naza guhuguka arimo byo kubusoma arebe bikubiyemo n'abasirikare n'abasirikare. Twashimiye kandi tukabyumva tw'ubuyobozi uzagira urugo rwiza ukazabyara nk'umukobwa ugahinga ukeza ukorora uko bisanzwe uko twababyaye uko twakora. Turabashimiye cyane. Murakoze cyane kandi ndashimira abantu bose biga mu munsi wabo bakawuduharira. Murakoze cyane mwiha amashyi. Bijyanye n'uyu umwana mubyaye ari umwe w'ikinege yarankundiye aranyumvira mbese yitwaye nk'umwana urerwa n'umugabo ntabwo yareze neza. Ibyo nabyo ndabimushimira. Uyu munsi nawusabye Imana kuva kera kubyuka mu gitondo nkamuragiza Imana. Mu minsi ishize amubwiye ko ashaka gushinga urugo. Yaranshimishije kuko iyo yageraga saa 3 atarampamagara nabaga mfite ikibazo. Namuvugisha niko watinze kumvugisha nanjye nenegeje kumvugisha ariko ubu ndaruhutse ndajishuye mbese muhaye ndi muntu ushobora kumvugisha. Aho ntari Neri azahambera. Uyu mwana w'umukobwa namusabye ijambo rimwe namubwiye ko niba agiranye ikibazo na Mutabazi hazavuga ngo uriya ni mama wawe sinamubwira ikibazo cyane. Namubwiye ko ndi nyina wa Mutabazi nkabana nyina wa Neri. Muri make rero abana bashinze urugo ariko ntabwo twaterereye. Komeze mumfashe mundebereraho ntari uwo mubona agiye guca ku ruhande mu muyoboro. Nicyo nabasaza murakoze.
amashyi menshi dushimire ababyeyi bagize neza cyane n'impano. Ariko njyewe by'umwihariko ni umwuzukuruza wanjye, urumva ko na sheri wanjye dufiteho uruhande ndakomeye ntabwo n'ubusa. Impano rero twabageneye impano nziza cyane izabashimisha igihe muzaba mwicaye. Njyewe ni umwuzukuruza, aba ngaba ni umwuzukuru wabo. Ahantu tutazibagirwa rero ni aha ngaha duteraniye, aho tuzaba twicaye hose tuzibuka ko twahuriye aha ngaha ahateranira tukagirana ikiganiro. Ndenda kwizeza mama kwaba abana twebwe ntacyo tubafiteho kinini, ariko Imana ikibafiteho, ko tuzajya twicura isengesho rya mu gicuku ryagirira akamaro, tuzajya tubashyira mu maboko y'Uwiteka. Ntacyo bazabura tugihumeka umwuka w'ubuzima. Impanuro zirahari no kubareba iteka. Iyo uhamagara umuntu waramutse ute, birongera bikamukomeza. Humura mama, ntabwo uri wenyine, turi kumwe twese, kandi twishimiye ko uteye intambwe ukavuga uti mumfashe kubarira. Ntabwo abana bajya bakura ababyeyi bakiriho, tutariho abana barakura bakarera abana babo, ariko igihe tuzaba turiho tugihumeka tuzabafatanya. Murakoze. Uruhande gato kugira ngo dufate iyi foto y'aba babyeyi. Ami Muhammada abandi umubyeyi wa Mukayizeri Jariya. Mu by'ukuri bya Jariya bisa gato n'Umunyamutabazi ko mubona hano, nawe afite papa ntawe uriho. Njye papa we ni mama we. Wenda nta byinshi ndetse n'ububabwire, icyo nabifuriza ni urugo rwiza rurimo amahoro, imigisha, bazabyare hungu n'akobwa. Gutuza muri bo nerabamo, kandi ibi ngibi ni inyungu yo gutuza ugategereza Imana. Ongeye kunezerwa nk'ubwoba, rero ngende nezerewe cyane. Neri Imana izabashyigikire, muzabyare hungu n'akobwa. Arakoze cyane. Imiryango yombi Neri Kafiro ntakomeje kuvuga ka KECAPU, kuri njyewe mubereye nyirabura. Uyu ni umukecuru wacu. Neri yatubereye umwana mwiza, amenya umuryango, aradusura, nta muryango ajya asiga atamenye aho akomoka. Nuko rero umuryango wacu tugira ibirori, nta birori atasiba gutaha. Urufite iminyengango ndetse na ntirugire Foreni, tubifurije urugo ruhire, tubifurije kuzabyara hungu n'akobwa. Murakoze. Zihariye na Sonarwa family ndetse na Sonarwa football club mwateguye, hanyuma Cavalian iraza gutanga impano yayo yihariye. Pare bashyikirize mikoro kugira ngo twumve ubutumwa bujyanye n'impano bateguye. Umuryango wa Sonarwa twabanye na Jarike igihe kinini cyane, kandi na n'ubu ngubu turacyari kumwe nawe. Tunejerejwe cyane rero n'uno munsi mukuru yagize uyu munsi, kandi turashimira n'Imana rwose ko yadufashije ikabitwongereye umuntu mu muryango. Neri ikabiduhaye umugore mwiza cyane, kandi tubashyize imbere y'Imana, twizeye neza ko ibintu byose bizagenda neza. Ubwo rero hano twari kuba turi benshi cyane,
ariko Sonarwa ikoramo abantu benshi cyane, ntabwo twese twaza guhagarara aha ngaha. Abantu itsinda ritoya ryatumwe kugira ngo rihagararire abandi muri iki gikorwa. Turamushimira rero Jarike uburyo yatubaniye neza, kandi na madamu nawe tumuhaye karibu mu muryango. Iryo ni itsinda rimwe, ariko hari n'irya kabiri tubona ko twazi icyarimwe, ni itsinda rya Sonarwa Club. Hari impano ya Sonarwa Family, hakaba n'iya Sonarwa Football Club. Harabanza impano ya Sonarwa muri rusange, uyihe Jarike na madamu. Kameramani niba yasoje turamushimiye cyane. Hanyuma hakaba hari n'impano Sonarwa Football Club nayo yageneye Jarike, nayo yayimugezaho. Kapiteni wa Sonarwa Football Club yayimugezaho. Sonarwa igira umuryango nka Sonarwa y'akazi, ariko hakavamo na Sonarwa Football Club y'imyidagaduro. Jarike rero akaba ari we Meyer Peter, cyangwa se watsinze ibitego byinshi w'ibihe byose. Uyu munsi akaba atsinze noneho igitego kirote wende. Variant ni groupe y'inshuti za hafi za Jarike, tukaba dukorana siporo ku cyumweru y'umukino wa basket. Tukaba dusaba Neri ajye yihangana amurekure dukomeze siporo. Murakoze cyane. Barakoze cyane, amashyi menshi cyane. Bitwa Valiant. Mufate ifoto muri kumwe. Barakoze cyane. Ari hafi na KECAPU kugira ngo Bamenya muri kumubona, Kanimba muri kumubona, mubanze musuhuza umugeni. Muri kubona pole sample. Aba bose rero ni bamwe mu bakina muri Bamenya bahagarariye abandi. Reka rero twumve Bamenya ijambo rijyanye Kanimba. KECAPU bamugutwaye igera Soleil. Kanimba egera Soleil kugira ngo twumve Bamenya atubwire ijambo rijyanye n'impano mwateguye. Mwiriwe neza. Ni Bamenya series, ni timu ngari cyane. Twishimiye mbere na mbere ko twakiriye Jarike muri Bamenya series. Tukaba kwakiriye muri BBG. Amashyi menshi ari ku muntu tubonye mushyashya. Akase. Rero ikintu cyadushimishije cya mbere muri Bamenya series, hari ukuntu muri filime umuntu ashaka umugore, yamara kumushaka bikavuga ko mbwanga ave muri filime. Ariko twe twagize icyizere cy'uko Jarike amaze imyaka myinshi akundana na KECAPU kandi ubona aba muri filime. Ndavuga ati n'ubundi uko umuherekeza buri munsi, rero reka rero tugukastinge winjiremo, siko twabipanzira, winjiremo nawe tubere umukinnyi, noneho ujye ukinisha umugore wawe. Amashyi menshi cyane. Urumva rero kugira ngo Kanimba tuzongera kugira ishyari, umugore we yari mu mahanga wa kera tujya kumuzana kugira ngo bigende neza, bigaragare neza imbere y'abakiriya. Sibyo abakiriya? Ni abashyitsi. Rero Jarike, tubifurije kugira urugo ruhire rurangwa n'amahoro n'Imana ndetse n'amafaranga. Tukubifurije no kugira urugo rurimo roho ntagatifu, roho nziza cyane. Imana izahoze umugisha, ihoze amahoro mu rugo rwanyu, ihoze ibyiza mu biganza byanyu ndetse n'ababagana. Dufite impano twateguye kuri uyu munsi, yadufashe umwanya munini kuko umuntu wari ugiye kuyizana yari hanze, turamutegereza paka araza, tuje twirukanka ariko tumaze umwanya hano kugira ngo ayiduhereze uko ibyo byatugoye kuyitumiza. Rero uraza kugera mu rugo na KECAPU, uze kuyifata murayipfungura murebe ibyiza birimo,
ikindi tubemereye nyuma nimara kuruhuka nk'iminsi mike muziza tubumvishe ku butamu bwa sinema tubereke n'amafaranga avamo turangiza tubahe n'akaruhuko nk'iminsi nk'itanu mumeze neza muri ibi bisi tugafatira kacu rero nta kindi utwaye umugore kabisa mwenyewe kabisa ozi kubona umugore usuka nguku nta kindi kirungo cyo wisiga vaze bino minsi ashatse umugore ngiye koga ndagaruka yabaye igikara amashyi menshi cyane dushimire Bamenya series barakoze cyane dufate ifoto muri kumwe ko mwaduteye umugongo umugore we hari kandi n'impano barakoze cyane reka dukurikizeho impano ya famiye Mugisha uyu muryango mwiza umuryango wahawe umugisha n'Imana umugore n'umugabo beza ku buryo bukwiriye turashima uyu muryango tuhereye kuri uyu muvandimwe uyu mukobwa mwiza intore imfura intwari ku murimo twashimiye uyu mutware we ko atigeze amutwima tumukeneye File Media TV uyu mukobwa mwiza yatwereye imfura mu buryo bukwiriye ariko uyu mutware amaze kwiyongeraho biriyongera ku buryo bukomeye twarebye uruhu rwiza afite tureba uruhu rwiza umugabo we afite twumva ko ari abantu boroye duhitamo kubagenera inka harimo mapu ibageza aho iyo nka izitse ababyeyi babo babifurije kubyara ahungu na kobwa abo bana bazanywa amata kandi Imana ibahe umugisha kubera ko umufasha wanjye ari umufana n'umukunzi w'umuryango yansabye ko nyuma y'uko mvuga icyo nateganije kuvuga no kubashikiriza impano y'umuryango urukundo akunda uyu mukobwa atava aha umugabo amenye ko afite umudamu mwiza umukunda uyu Neri ndamukunda cyane wenda ntabyo yari azi ariko uyu munsi abimenye ntabwo nubwo adukinira njye ntabwo ndi umukinnyi aba ari kumwe na bosi wabo ariko ni umuntu ugira isoni cyane nagerageje nkurikije uko mukunda nagerageje kumwiyegereza ariko ntabwo ajya yemera ko tureba n'iminota ibiri ndamureba nshaka kumwiyegereza agahita areba hirya byageze naho ngira umugabo ati rero uzamubwire ko umukeneye mu rugo mu buryo bw'akazi wenda nzamubonereho tuganire ndibuka mu gitondo kimwe naramubwiye ati se wamuhamagara ukamenya mu rugo ko tuganira mu by'ukuri kwari ukugira hari ngo mukunde kurusha uko namukundaga yaramuhamagaye agiye kumusubiza aramubwira ngo ni gute bosi umamagara ngo nze mu rugo tuganire rurimo umudamu turicara muri saro njye nawe tuganire ufite umudamu ese turajya hanze umudamu aragira ngo turi kuganira kuki niba usanzwe unabikora n'abandi bakaza mu rugo bakisanzura mukaganira muri mwenyine nanjye ndi umudamu kandi ndakunda nubwo wenda ashobora kuba atabikubwira ariko ni ikibazo gikomeye ndaguhakaniye se kubyumva nk'aho ari bose waba ubikoze ahubwo ngewe ku giti cyanjye sindi umukinnyi ntimubifate nabi nk'umuntu nakunze wampesheje agaciro mu rugo simubujije kuhagenda ubu noneho uri umudamu mugenzi wanjye waza tukaganira tukungurana ibitekerezo hari na byinshi twaganira nta mudamu utangiye ariko ku giti cyanjye nanjye nka ndayiguhaye
akwiriye imodoka ariko impano amuhaye ni impano ikomeye cyane y'inka kugira ngo abandi basanzwe bakinana nawe batazayigonga. Amashyi menshi cyane. Reka mbasabe muhagume mwongere musubire hariya. DJ buretse gatoya, ndasaba ko iyi mpano muza kuyitwereka. Ndasaba ko abareshya nanjye bajya imbere abandi bakurikiyeho kugira ngo mutagira abo mukingiriza mu ifoto. Mufungure rero iyo mpano. Iyo mpano tuyifitiye amatsiko, impano ya Fine Media Team. None ga mugihe bahaye bafungura impano ndabonye ngo jewe nk'umwana w'umurenge nshimire cyane. Nta munyamurenge uzi uvuga ijambo atabanje ngo dushimire Imana. Abantu bemera Imana dushimire. None Mutabazi turakunezerewe cyane muri Fine Media. Ikindi kandi utwaye umugore utwaye umugore. Jariya nawe turakunezerewe. Jariya mu banyamurenge bazaga ngo ni jari. Jariya we turakunezerewe cyane. Uzagenda ugira urugo rwiza, uzaba urugo rugendwa. Kandi abantu bari aha ngaha biganye na Jariya arabona ari paye mbona b'abakobwa mu kinyamurenge y'umunsi y'umugabo bazavuga ngo yajenze. Tugwanye dayimoni wo kujinga nyabuna. Ureke natwe dushaka abagabo. Abasore bari aha jewe ndahari ndacara umukobwa. Ibindi Imana iduhana umugisha. Amashyi menshi cyane. Muzamure iyo mpano tuyereke abateraniye aha. Amashyi menshi cyane. Muyereke imiryango. Amashyi menshi cyane. Mu masaha make cyane gahunda bamaze kuyikora. Hanyuma dufate ifoto ya Fine Media Team turi kumwe igaragaza n'impano mwateguriye Nelly. Dufate ifoto muri kumwe. Umusuhuze yohereje ubutumwa agira ati KECAPU Nelly murumuna wanjye ndagukunda nkwifurije urugo ruhire uzabyare uheke hungu na kobwa turagukunda cyane. Amashyi menshi cyane. Iyi ni impano yateguriye murumuna we ku munsi w'ubukwe. Reka tubahe amasegonda 30 twumve ijambo rijyanye. Bane abashyikirize mikoro kugira ngo twumve mu masegonda 30 impano mwateguye ndetse n'ubutumwa bwihariye. Sabe inshuti za Diane nabo babe hafi kugira ngo tubahe umwanya batanga impano yabo. Murakoze cyane uyu munsi twarawiteguye cyane none wabaye turashima Imana yateretse byose. Ndashaka kubwira umukobwa wacu ko tumukunda cyane na Jarick ko tubakunda cyane. Turashima Imana, turashimira abantu bose bari hano
ikindi turabifuriza urugo rwiza rw'amahoro wava ku Mana bazabyare hungu n'akobwa murakoze Imana ibamugisha iyo foto inshuti za Diane hari impano nabo bateguye. Niba nta wundi ufite impano reka twumve ijambo ryihariye Parrain yateguriye Mutabazi kuri uyu munsi ukomeye cyane w'ubukwe. Reka tubanze twakira impano y'uyu mubyeyi umugeni, hanyuma Parrain tuze kumuha umwanya wihariye amasegonda 20. Akoze kumijambo ngiye banyita Jean Paul, abantu banzi mu Rwanda mbere umaze igihe kinini naho mu Rwanda, nari maze imyaka irenga 15 nagera mu Rwanda, kubera ntabwo mwita kuze mwita murumuna wanjye kuko twarakuranye tukaba duhuje mama, akaba ari umuntu twasangiye ubutoya kuva turi batoya. Kuri uno munsi byatumye mfata rutemikirere nza kureba gushyigikira murumuna wanjye n'umufasha wanjye ariwe Ingabire Diane, ariwe uri hano ku ruhande rwanjye, akaba nari na murumuna wa KECAPU. Urumva twashimye umuryango, icyo ni ikintu tubashuriye ntabwo bari mukizi, ni famiye igiye muri famiye. Ni ukuvuga ngo ibyo murumuna wanjye yambonyeho kumufasha tumaranye imyaka irenga 10, yaravuze ati nanjye rero rugo ndumva najya nkabona umugeni bikaba nk'ibya mukuru wanjye. None ku bwanjye Jaric na Neri bifurije urugo rwiza. Iyi tike naguze imeze ntimuzayipfisha ubusa. Abamagaze imbere yanyu babwira yuko ibintu byose mu rugo ni ukuganira. Uzafata umugore wawe ujye umugira inama nawe kugira inama, muzubahane, abantu bazabasanga muzabakire, mwumve ko ari famiye zibagana. Ndabashimiye. Barakoze cyane. Latifa aragira ati muze ko mu mwanya, yari yohereje ubutumwa ariko aragira ati munkundire mbushimangire. Barakoze cyane, dukomere amashyi aba babyeyi tubashimira basubira mu byicaro. Reka nsabe Jalia na Jean-Luc basubire mu byicaro byabo, Parrain abanze imbere maze umukwe n'umugeni nabo baze gutera iyo ntambwe. Mubyeyi rero bizihiwe